nongeye kubasuhuza muri kumwe na Emmanuel kuri channel Ubwiru. Twongere twiganirire ijambo ry'Imana. Ikiganiro, umutwe w'ikiganiro cy'uyu munsi uravuga ngo Noheli cyangwa Christmas cyangwa kuvuka kwa Yesu. Sobanukirwa maze usimbuze umugisha umuvumo. Aya mazina cyangwa se amagambo iyo yumvise ushobora kwibwira yuko avuga ikintu kimwe, ariko nubwo akoreshwa mu bihe bimwe ntabwo asobanura ikintu kimwe. Tubanze tubiganireho gatoya ubundi tubone gukomeza. Duhere kuri Noheli. Noheli ni ijambo ryatiwe mu rurimi rw'igifaransa rikomoka kuri Noel, kandi Noel naryo rikaba rikomoka ku ijambo ry'ikilatini Natalis, bisobanura umunsi wo kuvuka. Rero ubwo Noheli bisobanura ngo umunsi wo kuvuka. Naho Christmas naryo ni ijambo rikomoka ku ijambo ry'icyongereza cyangwa se amagambo abiri afatanye, rituruka kuri Christmas. Gusa kuri Christmas bakuyeho S imwe. Ugereranyije mu kinyarwanda bishaka kuvuga misa ya Kristo. Misa ni ijambo tumenyereye muri Katolika. Noneho tuze kwivuka rya Yesu. Iyo bivuze utyo mu rurimi rw'ikinyarwanda, ivuka rya Yesu. Iyo uvuze ivuka rya Yesu, njye sinumva sezo. Ntabwo numva ibihe cyangwa umunsi, ahubwo numva cyane igikorwa cy'Imana gikomeye cyane, Imana guhinduka umuntu ngo idukize. Numva igikorwa cyo guhabwa impano yitwa Yesu. Yesu ni impano irimo impano nyinshi. Imana yafashe imigisha yose iyiduhera muri Yesu, cyane cyane ubugingo buhoraho. Ikindi kintu cyagiye giteza impaka ni itariki uyu munsi uberaho. Itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Bamwe bakavuga ko cyaba atari cyo gihe Yesu yavukiyeho. Ibyo birashoboka, kuko muri Bibiliya nta namwe tubona bavuga itariki Yesu yavukiyeho, gusa tuzi yuko yavutse. Abandi bakavuga yuko yaba yari itariki yakorerwagaho imihango yo kwizihiza ibigirwamana muri icyo gihe. Nabyo tuvuge ko bishoboka, kuko ndibwira ko tudatekerereje mu myumvire ya kidini nta kibazo cyagombye kuhaba, ko ibintu bitandukanye byabaye ku mpamvu zitandukanye byabera umunsi umwe. Nta kibazo cyagombye, kuko umunsi ntushobora kwandura cyangwa ngo wanduze, ahubwo handuza ibibi byawukorewemo. Ariko sinibwira ko itariki yagombye kuba ikibazo, ahubwo icyagombye kwibazwaho ni iki: ngo mbese mbikorera iki? Mbese n'iki cyubahiro bihesha Imana binyuze muri iki? Uramutse wibajije ibibazo neza ukabonera ibisubizo bikwiye, wasanga kwibuka kose kujyanye n'iby'Imana kwagombye gukorwa byibura uko umutima uteye, bibaye bishobotse. Ni ukuvuga igihe cyose niba bishoboka. Niwibaza biriya bibazo neza, uzasanga Noheli nk'umunsi twibuka tukizihiza ari igikorwa cyiza cy'umwuka. Ariko rero harimo ibiteye ubwoba bishobora guhinduka umuvumo. Nuko usanga iki gikorwa twaragihinduye icy'umubiri gusa, aho usanga ari igihe cyo kurya ibyo tudaheruka kurya, gusinda amayoga ahenze, igihe cyo guhuza ibitsina, igihe cyo kwambara imyenda mishya, kubyina indirimbo zitandukanye, igihe cyo kuzamura ibiciro ku bicuruzwa byacu n'ibindi byinshi. Kwizihiza uyu munsi bibaye ntacyo bitwongereyeho ku mubano dufitanye n'Imana, cyangwa ngo bigire icyo birema ku mubano twagombye kugirana n'Imana. Ahangaha ku ruhande rumwe nahamanya n'abavuga ko haba harimo wa mwuka mubi wa kera wo kuramya ibigirwamana, bityo tukaba tuyoborwa n'umwuka mubi tutazi. Icyakora hakabaho n'abandi kuri uyu munsi bahungura Bibiliya zabo hakavumbi, bakinjira mu rusengero rimwe gusa mu mwaka. Kuko iyo tuyijije muri buriya buryo maze kuvuga hejuru bwonyine, tuba tuyihuje n'amateka y'ibyabaga muri aya matariki mu gihe cya kera, avuga ko hakorwaga imihango ya gipagani yo kuramya ibigirwamana bitandukanye. Iyo urebye usanga ibisa na biriya gusa ari byo byakorwaga.
dore kwizihiza noheli kunezeza Imana bikazana umugisha. Nuko Yesaya ibice 9 umurongo wa 5 ngo, nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutwari buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Aho ni muri Yesaya ibice 9 umurongo wa 5. Ubu ni ubuhanuzi bwahanuwe n'umuhanuzi Yesaya. Ikigereranyo cy'amateka kivuga ko hagati ya Yesaya n'ivuka rya Yesu haba harimo imyaka igera kuri 700. Ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu. Ariko si umwana w'umuhungu ni iki? Uyu mwana w'umuhungu ninde? Mu butumwa bwiza bwa Yohana aravuga ngo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yohana 3:16. Uyu mwana w'umuhungu ni ubuzima. Uyu mwana w'umuhungu ni urufunguzo rukinga irimbukiro, rugafungura ubuzima bw'iteka. Uyu ni impamvu yo kunezerwa, ni impamvu yo gushima Imana iteka, atari rimwe mu mwaka, ahubwo bishobotse kenshi gashoboka, buri munsi, buri saha, buri munota, buri segonda, uko umutima uteye niba bishoboka. Uyu mwana Yesaya yamubonye ari umwana w'uruhinja, yeretswe kuvuka kwe n'uwo azaba ari we. Ariko Yohana nawe hari icyo yahishuriwe. Yohana nawe arongera akamuvugaho uwo yari we mbere y'uko avuka. Aragira ati, mbere na mbere hariho Jambo. Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Yohana igice cya 1 umurongo wa 1 kugera ku wa 3. Ngo duhawe umwana w'umuhungu. Yohana aratubwira ko Yesu yahozeho kera, ariko uyu munsi yaje muri twe. Yesaya aramusobanura kugira ngo atazitiranwa n'abandi nabo bagiye bahanurwa mbere y'uko bavuka. Aravuga ngo ubutware buzaba ku bitugu bye. Aravuga ati, uwo mwana azitwa igitangaza, koko azaba atangaje, azavuga ibitangaje, azakora ibitangaje, azitwa umujyanama. Yesaya yamubonye nk'umujyanama, umujyanama mu bigoye, kandi ngo azitwa Imana ikomeye. Niba Yesaya avuga Imana akongeraho ngo Imana ikomeye, ibi birerekana yuko muri icyo gihe hazaba hariho izindi mana nyinshi. Ibi yabivuze kubera ko hazaba hariho izindi mana, ariko ngo we muri izo azaba ari Imana ikomeye, Data wa twese. Ngo kandi azaba data mu bihe nk'ibi. Abana benshi batagira ababyeyi, mu bihe nk'ibi ababyeyi benshi bananiwe kuba ababyeyi. Ngo azaba data wa twese, kandi n'umwami w'amahoro, kuko azazana amahoro hagati y'umuntu n'Imana, amukuyeho umuvumo n'urubanza rw'ibyaha bikujeho amaraso ye. Ni umwami w'amahoro. Aya magambo abiri afite ibisobanuro: umwami w'amahoro cyangwa se data wa twese. Data wa twese ni ukuvuga urukundo rwa kibyeyi. Ni data wa twese kandi akaba umwami w'amahoro. Bivuga ngo niba ari data wa twese kandi akaba umwami w'amahoro, ababereye se nabo ni ibikomangoma. Imana yacu ishimwe. Hari byinshi byo kwibuka tukanezerwa, hari byinshi byo kwibuka tugashima Imana, hari byinshi byo kwibuka bigatuma tutarekura, hari byinshi byo kwibuka bigatuma dukomeza urugendo, tukabizirikana tukabibwira n'abandi, kugira ngo nabo uwo mucyo ubavire. Imigisha yose iri muri Yesu. Ngo habayeho umugabo w'umukire cyane, maze akagira ibintu byinshi, amazu, amamodoka, inganda n'ibindi byinshi. Ariko akagira abana be bose bamunaniye, ku buryo yabonaga kubibasigira ari nko kubitwika. Ahubwo akagira umugaragu wamwumviraga cyane, kandi akamenya gukora nk'uko shebuja yabyifuzaga. Nuko mu gihe cye cyo kurangiza ubuzima bwe hano mu isi, ashaka gusiga asobanuye iby'imitungo ye. Maze ahamagara abahungu be arababwira ati, buri wese ahitemo ikintu kimwe mu bintu byose ntunze. Ati, koko ibisigaye byose nzabisigira umugaragu. Ndasubiramo ahantu kugira ngo muhumve neza. Arababwira ati, buri wese ahitemo ikintu kimwe mu bintu byose ntunze. Ati, kubera yuko ibindi byose nzabisigira umugaragu. Ati, koko niwe nabonye washobora kubicunga.
icyo uhitamo cyose mu byo ntunze ntawe ushobora kukikwima, gusa kigomba kuba kimwe. Maze yatangajwe n'ubwenge butangaje atigeze amenya h'umuhungu we umwe, ngo mu gihe abandi barimo batekereza icyaba icy'agaciro kuruta ibindi kugira ngo bahitemo, we yatekereje ikinyuranyije n'ibyabo. We yararebye mu byose yari atunze byose, abandi bose barangije, abwira se ati jyewe mpisemo umugaragu. Uko guhitamo kwatangaje se, kuko ibintu byose byari ku mugaragu, bivuga yuko umugaragu yamutwaranye n'ibintu yasigiwe. Imana y'Umwami Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Ndongera nsubiremo uyu murongo wo mu Befeso igice cya mbere umurongo wa 3, ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Nawe uyu munsi nuba ushaka umugisha, uhitemo Yesu. Kwizihiza ivuka rya Yesu neza ni ukwemera Yesu nk'impano twahawe, kuzamura amashimwe ku bw'iyo mpano twahawe, kubaho uburyo butuma tutayitakaza no kuyisangiza abandi, kandi bikaba ubuzima bwa buri munsi. Ndangize mbifuriza ibihe byiza by'umugisha hamwe n'imiryango yanyu. Ndagira nti kwizihiza ivuka rya Yesu bizababere umugisha. Murakoze cyane. Imana ikomeze ibane namwe, kandi Imana ikomeze kubaha kunezezwa n'ibi bihe bizababere byiza. Dusenga Imana. Data mwiza, turagushimye, tugushimiye impano itangaje waduhaye, tugushimiye urukundo rwawe rutangaje. Data, uhabwe icyubahiro, ushyirwe hejuru. Tugushimiye Yesu, tugushimiye yuko waducunguye, tugushimiye ko waduhaye umucunguzi kugira ngo tuzabone ubugingo. Ndakwinginze Data, ugenderere abatarabisobanukirwa, kandi ababisobanukiye ubahe gukomeza, ubahe kugundira, kugira ngo bakomeze icyo bafite batagitakaza. Data, utugirire neza. Data, umugisha wawe ugumane natwe, kandi kuzirikana bitanga umugisha, kwibuka bitanga umugisha, kwizihiza bitanga umugisha, bibe ku bantu bawe. Urakoze Data, ni mu izina rya Yesu dusabye. Amen.